abantu benshi barayobye kandi bayobejwe n'ijambo, bayobejwe na Bibiliya. Rero hari amagambo umuntu asoma akisomera nk'umurongo umwe yarangiza akari wagenderaho, kandi ntasobanukirwe ese uyu murongo niba ari Pawulo yawuvuze, cyangwa se niba ari Petero, cyangwa niba ari Yohana wabivuze, cyangwa se niba ari Yesu, cyangwa se niba ari umuhanuzi runaka wabihanuye, byari bishatse kuvuga iki. Umuntu rero akabyisobanurira uko yishakiye. Rero ndagira ngo mbakure mu rujijo, mbabwire yuko ijambo ry'Imana abarivugaga cyangwa se abaryandikaga bari bashorewe n'umwuka wera. Bivuze ngo rero n'umuntu usobanura iryo jambo agomba kuba yuzuye mwuka wera. Bitewe nuko batasomye Bibiliya, we akaza akagusomera umurongo akawukumvisha, warangiza akakuyobya neza neza ukabigenderaho, akakubwira ko Imana itakivuga, Imana itigeze Imana yavugaga mu bihe bya kera, Imana ngo isigaye ivugira mu ijambo, nta muhanuzi ngo ukibaho, nta muntu ukerekwa, ngo nta muntu ugikora ibitangaza, ngo nta muntu ukivuga mu ndimi z'umwuka wera. Ngo ibyo byabaye ngo mu gihe cy'intumwa abantu bakazana amagambo yo kugira ute, yo kubeshya abantu. Ariko reka mbasomere uyu murongo muwumve, uri mu Bakorino ibice 13 n'umurongo wa 8. Uravuze ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Uyu murongo abantu benshi bakunda kuwugenderaho bavuga ngo nta muhanuzi ukiriho, ahubwo byararangiye ngo kuko turi mu gihe cy'imperuka. Nyamara ntabwo ibyo ngibyo byari byagera. Pawulo yandikiye Abakorino abasobanurira, ababwira ko igihe umwami Yesu azaza, ubwo ibicagase bizakurwaho, kuko azaba aje kuzuza ibyari bicagase. Nibwo ibyo ngibyo twumva ko guhanura bizarangira, kwerekwa ubwenge, ibintu nk'ibyo bigashyirwaho iherezo, kuko bizaba birangiye, tuzaba twinjiye mu bundi buzima ubwo Yesu azagaruka. Ariko Yesu ntabwo aragaruka, ibyo bizaba mu gihe cy'imperuka, ubwo Yesu azaba yagarutse ahagaze ku bicu, agahamagara izina ryanjye cyangwa ryawe, tukamwumva, tukamwikiriza, tukamusanganira. Abazaba bakiriho bazamusanganira bahinduwe, bambaye umubiri nk'uwe. Hanyuma abazaba barapfuye nabo bazazuka, hanyuma bambare umubiri udapfa, hanyuma baguruke basanganire umwami Yesu. Ariko ntabwo bivuze ko iki gihe byarangiye, nta muhanuzi ukiriho, nta kuvuga mu ndimi kukiriho. Abantu tuvuga mu ndimi, turahanura, turerekwa, ibitangaza birakoreka, dusengera abarwayi bagakira, imirimo n'ibitangaza biracyakoreka. Imana iracyakora imirimo ikomeye. Hari abantu bapfa ukabona umuntu ari kugenda, ariko Imana yamubona ikabona yarapfuye, bitewe n'uko nyine bimeze. Rero abantu bapfuye cyangwa abantu bazuka ntabwo ari abari mu mva gusa, biri abantu babanga. Ariko si ngo abo birirwa bavuga ngo bakora ibitangaza, ngo ko nta muntu urajya ngo sehashika, ngo hanyuma ngo ajye muri moruge ngo abyutsemo umuntu, ngo hanyuma ngo icyo gitangaza gikoreke. Zopifo mando Jese. Hari n'abantu baba bagenda ariko barapfuye, Imana izura bakongera bakaba bazima. Ijambo ry'Imana ntiryashaje, ntiryigeze rivaho. Yesu ubwe yaratangaje ijambo rikomeye, aravuga ngo sinaje no kugira ngo nkureho ibyashizweho, nkureho ijambo, ngira ibyo nkuraho,
ahubwo nazanwe no kubikomeza. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mwavugaga ngo kuryamana n'umugore ngo niko gusambana. Aravuga ngo kumureba gusa ukamwifuza bamaze gusambana. Aravuga ngo kwica umuntu yandikirwa icyaha cyo kwica ari uko wenda yishe umuntu agapfa, ariko ubu nubitekereza ko ugomba kwica runaka, icyo gihe bamaze gukora icyaha. Aravuga ngo ntabwo nazanwe no kubikuraho, gukuraho amagambo, ijambo rizahoraho, ahubwo nazanwe no kubikomeza. None wowe ushaka gusazisha ijambo ry'Imana ngo ryarashaje, ngo uragendana ngo n'isezerano rishanga irya kera ryakuweho ryari? Imana narayibajije, ndayibaza se ibi bintu ni ibiki? Imana irambwira ngo urugero, irambwira ngo iyo umuntu afite abagore babiri, afite umugore mukuru n'umutoya, uhabwa agaciro ni uwuhe? Imana irambwira ngo umugore mukuru niwe uhabwa agaciro kuruta uwa kabiri, cyangwa se nuko niba nabyita ngo ni inshoreke nuko. Hanyuma rero isezerano rya kera n'irishyashya biruzuzanya, kuko irishyashya ni incamake iyo bandika basobanura, na Pawulo yajya asobanura, na ba Yakobo intumwa zagiye zisobanura ijambo, ariko ni incamake. Iyo ushaka kumenya ijambo ryimbitse, ukamenya ngo mbega uyu murongo banditse cyangwa basobanuye uri mu Itangiriro, cyangwa uri muri Joshua, cyangwa uri mu Gutegeka kwa kabiri, cyangwa mu Bami ba mbere, wari ushatse kuvuga iki? Iyo ushaka kumenya inkuru yuzuye ujya mu isezerano rya kera. Hanyuma niba uri mu isezerano rishya, umuntu akaza akakubwira incamake cyangwa se impine, uzabwirwa n'iki amakuru yose? Rero niba ushaka gusoma Bibiliya kugira uyisobanukirwe, hera mu Itangiriro ugere mu Byahishuwe. Nahi TV, umuyoboro wizewe kandi w'ukuri. Nta handi rero wakurikirana ibiganiro byuzuye kandi birimo ukuri kuzuye 100% atari kuri Nahi TV. Rwose mudukurikirane. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr. Poso, nkunda bose happy aho muherereye hose. Ni iby'agaciro kuba mugumye kubana natwe, kandi turabashimiye kubamaze kwiyandikisha, bakora subscribe, bakora share, bakora like, bakanda ku kazogera kugira ngo tujye tubana ibihe byose. Barakoze kuri all notification. Hanyuma kandi n'abatanga ibitekerezo batubwira bati ijambo watubwiye, cyangwa se ubutumwa waduhaye, cyangwa se ubuhanuzi waduhanuriye byagenze gutya, ni iby'agaciro. Abanyura mu gikari turabashimiye, kandi ni ukuri tuzi neza ko tuzagumya kubana namwe. Natwe turabashimiye cyane, kandi namwe mugumye kubana natwe, kandi mubitwereke ko turi kumwe 5 kuri 5. Hanyuma uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe. Reka nkubwire ngo buri umwe wese, yaba inshuti yawe, yaba uwo muziranye, reka nkubwire ngo iri jambo ngiye kubigisha, cyangwa se ibyo ngiye kuvuga ni ingirakamaro ku bantu benshi, kubera ko abantu benshi barayobye kandi bayobejwe n'ijambo, bayobejwe na Bibiliya. Rero hari amagambo umuntu asoma akisomera nk'umurongo umwe, yarangiza akari wagenderaho, kandi ntasobanukirwe ese uyu murongo niba ari Pawulo yawuvuze, cyangwa se niba ari Petero, cyangwa niba ari Yohana wabivuze, cyangwa se niba ari Yesu, cyangwa se niba ari umuhanuzi runaka wabihanuye, byari bishatse kuvuga iki. Umuntu rero akabyisobanurira uko yishakiye. Rero ndagira ngo mbakure mu rujijo, mbabwire yuko ijambo ry'Imana abarivugaga cyangwa se abaryandikaga bari bashorewe n'Umwuka Wera. Bivuze ngo rero n'umuntu usobanura iryo jambo agomba kuba yuzuye Mwuka Wera. Hari amagambo Pawulo yagiye yandikira Abakorino, yandikira Abefeso,
inzandiko zigiye zitandukanye, ariko kenshi na kenshi yandikaga ari gusubiza ibibazo bamubajije. Hanyuma umuntu nawe akagenderaho yasoma nk'umurongo cyangwa se akavuga ati niko bimeze. Abantu benshi bakunda kugoreka Bibiliya bijyanye n'amarangamutima yabo. Umuntu agasoma umurongo umurengera bitewe n'icyo ashaka. Niba wenda ashaka ko gukeneyeho urukundo, akagira ijambo akubwira ryo muri Bibiliya rijyanye n'urukundo. Niba ari kugusomera ijambo runaka rijyanye n'amarangamutima yiwe cyangwa n'icyo ashaka bitewe n'intego agamije kuri wowe, akaba ari ryo agusomera. Ariko hari amagambo atasoma kubera ko yaba agize ute byaba yamugiraho ingaruka. Rero ayo magambo aba yagiraho abantu ingaruka cyangwa se abantu badasobanukiwe, yayandi abantu badasoma, yayandi utari wumvisha amatwi yawe, utari wumva n'umunsi n'umwe. Yewe ijambo ngiye kugusomera, niba hari uwari kwigishije, uce mu gikari ubimbwire cyangwa wandike muri comment umubwire, uvuga ati Dr. Posho Nkundabose Happy, rwose iri jambo nararyumvishe. Ndakubwiza ukuri, abenshi ni ubwa mbere mugiye kuryumva kandi riri muri Bibiliya. Imana ishimwe. Rero ntabatindiye, reka dusome umurongo uri mu Bakorinto, hanyuma ari ryo abantu benshi bakunda kuyobereshaho abandi bitewe n'uko batasomye Bibiliya. We akaza akagusomera umurongo akawukumvisha, warangiza akakuyobya neza neza ukabigenderaho, akakubwira ko Imana itakivuga, Imana itigeze Imana yavugaga mu bihe bya kera, Imana ngo isigaye ivugira mu ijambo, nta muhanuzi ngo ukibaho, nta muntu ukerekwa, ngo nta muntu ugikora ibitangaza, ngo nta muntu ukivuga mu ndimi z'umwuka wera. Ngo ibyo byabaye ngo mu gihe cy'intumwa, abantu bakazana amagambo yo kugira ute, yo kubeshya abantu. Ariko reka mbasomere uyu murongo muwumve, uri mu Bakorinto ibice 13 ni umurongo wa 8. Uravuze ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Reka nsubiremo, urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Uyu murongo abantu benshi bakunda kuwugenderaho bavuga ngo nta muhanuzi ukiriho, ahubwo byararangiye ngo kuko turi mu gihe cy'imperuka. Nyamara ntabwo ibyo ngibyo byari byagera. Pawulo yandikiye Abakorinto abasobanurira, ababwira ko igihe umwami Yesu azaza, ubwo ibicagase bizakurwaho kuko azaba aje kuzuza ibyari bicagase. Nibwo ibyo ngibyo twumva ko guhanura bizarangira, kwerekwa ubwenge, ibintu nk'ibyo bigashyirwaho iherezo, kuko bizaba birangiye, tuzaba twinjiye mu bundi buzima ubwo Yesu azagaruka. Ariko Yesu ntabwo aragaruka, ibyo bizaba mu gihe cy'imperuka, ubwo Yesu azaba yagarutse ahagaze ku bicu, agahamagara izina ryanjye cyangwa ryawe, tukamwumva, tukamwikiriza, tukamusanganira. Abazaba bakiriho bazamusanganira bahinduwe, bambaye umubiri nk'uwe. Hanyuma abazaba barapfuye nabo bazazuka, hanyuma bambare umubiri udapfa, hanyuma baguruke basanganire umwami Yesu. Ariko ntabwo bivuze ko iki gihe byarangiye, nta muhanuzi ukiriho, nta kuvuga mu ndimi
kukiriho abantu tuvuga mu ndimi, turahanura, turerekwa, ibitangaza birakoreka, dusengera abarwayi bagakira, imirimo n'ibitangaza biracyakoreka, Imana iracyakora imirimo ikomeye. Rero ntihakagire umuntu ukuyobya akubwira ngo guhanura byararangiye, kwerekwa ntibikiriho, nta muhanuzi ukiriho, nta, muri make ubwenge ngo bwakuweho. Kandi muri iki gihe Daniel we yarabyeretswe, arangije aravuga ngo mu gihe mu minsi ya nyuma ubwenge bwa benshi buzagwira, abantu bari gukora ibintu bihambaye, ibintu bigiye bitandukanye, hanyuma bagakora amarobo, bagakora ibintu bihambaye bikanganye, nawe wabireba ukavuga ati ibi bintu koko ni ubwenge bwabikoze cyangwa se ni ubuhanga. Rero ibyo ngibyo ntabwo byari byarangira, turacyari ku isi, ndetse mu gihe tugifite ubuzima, ndetse wenda n'abazadukomokaho ntabwo tuzi ngo Kristo azaza ryari, kuko yaravuze ngo azaza nk'umujura. Ntawe uzi isaha, ntawe uzi umunsi, ntawe uzi igihe, ahubwo ijambo rivuga ngo duhore twiteguye, amatabaza yacu ahore yaka. Amen, amen. Hanyuma reka mbasomere irindi jambo rijya kuzuzanya n'iryo, nuko nababwiye mvuga ngo nta muntu ubasha gusobanura Bibiliya uko yiboneye, uko yishakiye, ahubwo umuntu agomba kuyisobanura ari mu mwuka, hanyuma nibwo abasha gusobanukirwa icyo iryo jambo ryari rishatse kuvuga. Cyangwa se wenda niyo utaba ufite mwuka wera ariko ugasoma, niba ari igice cyose ukakirangiza, niba ari ibice 2 ukabirangiza, niba ari 3 ukabirangiza, ukamenya ngo mbega ese uyu muntu yandika yari agamije iki, cyangwa se yari ari gusubiza iki, ibibazo bari bamubajije ni ibihe. Abenshi bakunda kuyobera ngo mu isezerano rishyashya ngo niho ngo abantu ngo isezerano rya kera ngo ryarashaje, ryararangiye, ngo bari kugendera mu bishya. Reka nkubwire nshuti yanjye, isezerano ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ntiryashaje, ntiryigeze rivaho. Yesu ubwe yaratangaje ijambo rikomeye, aravuga ngo sinaje no kugira ngo nkureho ibyashizweho, nkureho ijambo ngira ibyo nkuraho, atahubwo nazanwe no kubikomeza. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mwavugaga ngo kuryamana n'umugore ngo niko gusambana, aravuga ngo kumureba gusa ukamwifuza bamaze gusambana, aravuga ngo kwica umuntu yandikirwa icyaha cyo kwica ari uko wenda yishe umuntu agapfa, ariko ubu nubitekereza ko ugomba kwica runaka, icyo gihe bamaze gukora icyaha. Aravuga ngo ntabwo nazanwe no kubikuraho, gukuraho amagambo, ijambo rizahoraho, ahubwo nazanwe no kubikomeza. None wowe ushaka gusazisha ijambo ry'Imana ngo ryarashaje, ngo uragendana ngo n'isezerano rishanga irya kera ryakuweho ryari? Imana narayibajije, ndayibaza se ibi bintu ni ibiki? Imana irambwira ngo, urugero, irambwira ngo iyo umuntu afite abagore 2, afite umugore mukuru n'umutoya, uhabwa agaciro ni uwuhe? Imana irambwira ngo umugore mukuru niwe uhabwa agaciro kuruta uwa kabiri, cyangwa se nuko, niba nabyita ngo ni inshoreke, nuko. Hanyuma rero isezerano rya kera n'irishyashya biruzuzanya, kuko irishyashya ni incamake iyo bandika basobanura, na Pawulo yajya asobanura, na ba Yakobo, na intumwa zagiye zisobanura ijambo, ariko ni incamake. Iyo ushaka kumenya ijambo ryimbitse, ukamenya ngo mbega uyu murongo banditse cyangwa basobanuye uri mu Itangiriro, cyangwa uri muri Joshua, cyangwa uri mu Gutegeka kwa 2, cyangwa mu Bami ba mbere,
wari ushatse kuvuga iki? Iyo ushaka kumenya inkuru yuzuye ujya mu isezerano rya kera, hanyuma niba uri mu isezerano rishya umuntu akaza akakubwira incamake cyangwa se impine, uzabwirwa n'iki amakuru yose? Rero niba ushaka gusoma Bibiliya kugira uyisobanukirwe, hera mu itangiriro ugere mu byahishuwe. Imana ishimwe. Reka twikomereze. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Niba udakeneye ko ujijwa cyangwa bakuyobya, soma Bibiliya usobanukirwe, hanyuma usabe Mwuka Wera agusobanurire. Imana ishimwe. Hanyuma reka tugende muri Petero wa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Pawulo, rwa Petero turahera ni igice cya mbere umurongo wa 19 niho turi buhere tumanuka. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rurushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya, 20 umurongo wa 20. Ariko nshuti yanjye, niba ufite Bibiliya, fata Bibiliya usome, hanyuma aha hantu ariko ushireho akadomo, banze wumve icyo intumwa yavuze Petero, icyo yasobanuye. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Imana ishimwe. Kuko ari nta buhanuzi 21 bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Nibyo nababwiraga, ntabwo ushobora gusoma ijambo cyangwa gusobanura Bibiliya uri mu mubiri, bisaba kuba uri umunyamwuka, kubera ko n'abayanditse bari abanyamwuka. Haleluya. Rero ntimuyobwe, ntihagire abantu babayobya bababwira ibitagira shinge na rugero, reka mbivuge gutyo, babayobya bababesha. Ahubwo mujye musoma mumenye. Rega buriya abakirisitu, hari umukirisitu ufata Bibiliya akagenda akayihunika, akayishira nk'ahantu, ikagenda ikazana ivumbi, ikagenda ikaborera aho yayibitse muri mare cyangwa mu gikapu runaka, ugasanga ntasoma Bibiliya, ahubwo wagira ngo yayiguriye umutako, yarayibitse tu nta kuyisoma. Mujye musoma ijambo ry'Imana musobanukirwa, hanyuma abadasobanukiwe mujye muza tubasobanurire, kuko duhari ku bwanyu. N'icyo Imana idushiriyeho, kuko twarasomye turasobanukirwa. Dukeneye ko namwe rero musobanukirwa, mukava hehe mu buyobe cyangwa se mu bujiji abantu baba barabashizemo. Reka mbyite hari uburyo, reka mbigereranye nk'uburozi. Hari ukuntu umuntu aguha nk'ikintu ukakirya kikakwica, icyo gihe aba akuroze. Hanyuma rero niba hari uburozi bukurimo, nakubwira ngo icyo usabwa ni ukuburuka. Nta kindi rero uzakoresha, nuko uzashaka igituma bwa burozi wariye bukuvamo, ugahindura intekerezo, hanyuma ukakira ibishyashya. Imana ishimwe. Ariko reka nongere nsubiremo umurongo wa 20. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Murabyumva neza? Ntabwo abantu banditse Bibiliya bapfaga kuyandika uko biboneye, ngo umuntu abyuke mu gitondo avuge ngo ngiye kwandika Bibiliya, ahubwo Mwuka Wera yamuzagaho akandika iby'Imana iri kumubwira. Usibye Pawulo niwe wakoresheje ubwenge Imana yari yamuhaye. Ngiye kubibasomera nabyo mu byumve ukuntu Petero yabisobanuye neza. Yari intumwa ya Yesu, niwe
yari intoranwa, yakoze ibitangaza, yabanye na Yesu, ubwiwe ijwi ry'Imana ryavugiye mu ijuru araryumva ubwo yari ari kumwe na Yesu hamwe na Yakobo na Yohana, ari batatu bari bajyanye bagiye gusenga. Hanyuma izindi ntumwa bazisize barajyana, bari bakiri abigishwa bagitozwa, ntabwo bari bakabaye intumwa, bari kiga bakiri kumwe na Yesu. Hanyuma rero bajyana ari batatu. Hanyuma Yesu ubwo Imana yavugaga bumva ijwi ry'Imana bari kumwe na Yesu. Urumva rero yari asobanukiwe kandi yakoze imirimo n'ibitangaza. Murabizi yasengeraga abarwayi, ibitangaza byarakorekaga, udutambaro akadusengera bakadutwara bakaturambika ku murwayi agakira, ibicucu byabo byakora ku murwayi agakira, abadayimoni bakava mu bantu. Mbega ibitangaza byarakoretse mu gihe cy'intumwa, kandi na n'ubu biracyakoreka, nubwo bamwe bavuga ngo imbaraga ngo baba baziguze ngo ibiki n'ibiki. Abapingayi ntabwo bazabura, ariko uko byagenda kose Imana iracyakora. Uko yari ari ejo Yesu Kristo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ntahinduka rero, Imana yacu ihora ari Imana. Imana ishimwe. Ntisaza ngo yitwaze akabando nk'uko abantu twe dusaza, oya, ahubwo Imana ihora ari Imana, kandi Yesu Kristo ahora ari Yesu, ntahinduka. Haleluya. Ibitangaza rero yaravuze ngo mwebwe njyewe ndagiye, ariko mwebwe muzakora ibirenze ibyo njyewe nakoze. Bivuze ngo rero hari abantu benshi, cyangwa se mu myaka ishize intumwa zarangiza igihe cyazo, Imana ikagenda itoranya n'abandi bagiye batandukanye, natwe turimo ikadutoranya. Hanyuma rero na n'ubu ibitangaza biracyakoreka, kandi Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Abadayimoni baracyava mu bantu, indwara ziracyakira, ibitangaza biracyakoreka, abapfuye barazuka. Hari abantu bibaza ngo umuntu wapfuye uko babyumva bakumva ngo umuntu kuba ngo yapfuye ni ukuba babona umubiri we wapfuye, nyine babona umurambo, ariko hari n'abantu bapfa bahagaze. Ntabwo mbatutse, ariko Imana, mwibuke ubwo yabwiraga Ezekiyeli, kamubwira ngo genda uhanurire amagufa aterane, buri gufa risanga iryaryo, bikagenda bigaterana, hakageraho Imana imubwira ngo hanura haze umubiri, ukajyaho hanura, hanyuma umwuka uze ukabajyamo, hanyuma uwo muntu agahaguruka. Hanyuma ngo yari ari mu kibaya. Icyo byari bishatse kuvuga mu buryo bw'umwuka, Imana yaje gusobanurira Ezekiyeli, kubera ko yari ibivuze mu migani. Ezekiyeli ntabwo yari yakabisobanukiwe, Imana ihita imusobanurira, iramubwira ngo Abayisiraheli baragize gute, barandetse ntibakinyizera, nta kwizera kukibarimo, abanyizeraga barabiretse, ntabwo mbega imitima yabo yaragiye, nta muntu n'umwe ukinyizera. Iyo mbahamagaye ntibumva, iyo mbategeye ibiganza, reka nta muntu ugira ute wakira, nta muntu ukeneye kunyumva, nta muntu mfitiye umwanya. Imana iravuga ngo genda ubahanurire, hanyuma ubabwirize, urebe ko nibura hari ukundi kuntu byamera. Imana yongera igarura icyubahiro ku bantu bayo, bongera kugira ishaka, bongera kuyikorera, bongera kuyizera. Rero ntabwo biba byoroshye. Ubwo nari mvuze amagufa cyangwa se imirambo, hari igihe umuntu aba ariho ariko imbere y'Imana akaba ari umurambo. Nari ndimo nsobanura kugira ngo mutavuga ngo nabatutse ngo muri imirambo. Imana ishimwe. Rero hari abantu bapfa
ukabona umuntu ari kugenda ariko Imana yamubona ikabona yarapfuye, bitewe n'uko nyine bimeze. Rero abantu bapfuye cyangwa abantu bazuka ntabwo ari abari mu mva gusa, biri abantu babanga. Ariko si ngo abo birirwa bavuga ngo bakora ibitangaza, ngo ko nta muntu urajya ngo sehashika ngo hanyuma ngo ajye muri moruge ngo abyutsemo umuntu ngo hanyuma ngo icyo gitangaza gikoreke. Zo pifo mando Jesi, hari n'abantu baba bagenda ariko barapfuye, Imana izura bakongera bakaba bazima. Aho ngaho reka mbahe nk'urugero, ugasanga umuntu wenda ni umusinzi, inzoga zaragiye ziramusazisha, kandi wenda yasinze mbere, wenda yarasengaga ariko aza kugwa, hanyuma agasinda avuga ijambo ry'Imana, agasinda aririmba indirimbo zo mu gitabo, agasinda muri make, akanezererwa avuga amajambo yo muri Bibiliya cyangwa se avuga indirimbo zo mu gitabo ahera ku ya mbere akagera ku ya kangahe, urabyumva? Ugasanga inzoga zaramurangije neza neza. Uriya muntu nawe aba ari umupfu, ariko Imana iyo igize gutya ikamubyutsa, arongera akaba muzima, akongera agatera intambwe akagenda. Aho yarari aho ngaho Satani yaramuboheye icyo kiziriko ikakimukuraho. N'urugero nari mbahaye kandi muzagenda mubibona. Ugasanga umuntu inzoga zaramusazishije ameze nk'agasaza, kandi yari umusore, asanga afite amajigo, ugasanga amaguru yarabyimbye n'iki, ariko yagirirwa amahirwe yo kumenya Umwami Yesu, ugasanga yabaye agasore keza, yambara ishati ikamubera, niba ari ikote, niba ari agakweto yanobyemo, ugasanga ibintu ni sawa, wamureba ukavuga ati rwose uyu muntu yarapfuye. Rero hari abantu bapfuye bahagaze, reka abo ngabo mbareke twikomereze ku ijambo. Ndimo mbasobanurira ijambo, nababwiye ngo ni ijambo utari wumvisha amatwi yawe. Niba hari aho waryumvise urambwira, kubera ko nta muntu watinyuka kuri gusomera, niyo yaba ari apotere nkanjye, niyo yaba ari pasiteri, niyo yaba ari inde. Kuva nabaho, kuva nakizwa namenye Umwami Yesu, ntabwo ndaryumva. Reka mwumve ahandi aho Pawulo n'ubundi Petero, ndimo kumwitiranya na Pawulo, ariko bose nyine ni intumwa nta kundi. Petero n'ubundi hano mu bice bitatu aratubwira, ku murongo wa 15 kumanura. Reka dusome mwumve ibice bitatu umurongo wa 15, ngo mumenye yuko kwihangana k'Umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, Imana ishimwe. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagura bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. 17 Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutazayobya n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, mukagwa mukava mu byizerwa. Niba wasenga ukabivamo kubera umuntu yaje akakuyobya, akagusomera ijambo runaka, akakubwira ati Bibiliya iravuga ngo, rega Bibiliya irimo amajambo menshi, uhereye mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Urumva niba umuntu agusomeye umurongo umwe cyangwa ibiri, ukaba wowe nta n'umwe urasoma, urumva aho yakujyanayo, kuko Bibiliya hari n'abayisoma ikabayobya bitewe n'uko badasobanukiwe. Wakisomera umurongo kubera atazi ngo uvuze iki, akavuga ati ubwo Bibiliya ivuga gutya nuko,
akagendera kuri ibyo ngibyo, kandi uko yabisomye siko bisobanurwa. Niyo mpamvu rero narinje kubabwira ngo Bibiliya ni inyanja twogamo, ariko ushobora kuyogamo ukarohama iyo utitwaye neza. Imana ishimwe. Bisaba kugira ngo usobanukirwe. Hanyuma niba udasobanukiwe, udashoboye gusobanukirwa, usoma bikakubera amayobera, bikagucanga, twegere tugusobanurire, duhari ku bwanyu. Imana ishimwe. Narindimo mbabwira rero icyari kindaje nshinga cyane ni ukubasobanurira, nkababwira ngo Bibiliya mwitonde, hatazagira abantu bayoba bitewe nuko badasobanukiwe n'ibyo basomye, hanyuma bakapfa kubigenderamo, bakagendera mu kigare. Kandi abantu benshi kuri iki gihe niko bimeze. Wenda navuga urugero rw'amadini, abadive, abayehova, abagatulike n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo mvuze amadini, nuko hari abemera umwuka wera, hari n'abatawemera, nuko ariko nkibaza se, nk'umuntu usenga cyangwa ufite urusengero utemera umwuka wera, uwo muntu yemera iki? Ese tumere nka ba bandi bawuciye ADPR kavuga ngo nta muntu uzongera guhanura, nta muntu uzongera kwerekwa, nta muntu uzongera kuvuga ngo Imana iravuze? Ego abantu bamere gutyo? Oya, umwuka wera aracyakora. Ahubwo mureke tumuhe umwanya akore imirimo n'ibitangaza, kuko arimo yabuze umwanya wo gukora. Niba mwamuhagaritse arakora ate? Niba akorera mu bantu, abantu bakavuga ati situgushaka, icyo gihe mwuka wera azakora gute? Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo ufungure umutima wawe, ufungurire mwuka wera, ufungure umuryango kugira ngo mwuka wera abashe gukora. Imana ishimwe. Ndavuga ku bamwuzuye, ku buzuye umwuka wera, abatari buzura umwuka wera, namwe muzabisabe. Ni impano Imana iha umuntu, kuko Yesu yaravuze ngo ubwo muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru yabura ate kubaha mwuka wera kuba mumusabye? Ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza. Umuntu yagusaba, umwana yagusaba umutsima ntumuhibuye, yagusaba ikintu runaka ukakimuha, kubera iki Imana yananirwa kubaha mwuka wera? Rero musabe mwuka wera. Ndasojeje, reka mbabwire ngo abanyumvise, Imana ibaha umugisha, kandi ukuboko k'Uwiteka kugumye kubashigikire. Ndimo mbabwira ngo abababwira ngo guhanura kwararangiye, yego, kwerekwa byararangiye. Ijwi ry'Imana ngo umuntu ntacyumva, nta muntu ukibona iyerekwa, yaba mu nzozi, yaba kwerekwa nk'uku nguku turi kuvugana gutya nkaba nakwerekwa, ngo ntabwo bishoboka. Abo ngabo rwose, uwo muntu mugendere kure. Niwumva umuntu uhakana mwuka wera, hunga, kuko uwo nguwo hakujyana umva n'igihonomo. Kubera ko mwuka wera niwe uzatwambutsa, niwe uzatuzamura, niwe uzatugeza mu ijuru. None umuntu aramuhakana akavuga ko atariho, akavuga ko Imana itakivuga. Yavuze kera mu gihe cy'intumwa ngo umwuka wera ngo bawuzuye mu gihe ngo intumwa nizo zawuzuye, ngo nta wundi muntu wawuzura. Can you imagine? Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu untuka azababarirwa, utuka Data azababarirwa, utuka buri kimwe cyose azababarirwa. Ariko aravuga ngo utuka mwuka wera cyangwa umuhakana, uwo ngo ntazababarirwa na rimwe. Niyo wabigenzutse, icyo cyaha ni icyaha kitababarirwa cyo gutuka mwuka wera. Niba uvuga ngo mwuka wera ntakiriho kandi ariho, uramwishe. Umwishe gute kandi ariho? Nta bitangaza bigikoreka,
abantu basengera abarwayi cyangwa birukana abadayimoni cyangwa bagira gute, izo mpano Imana yarazitanze. Ukavuga ngo bagiye ikuzimu cyangwa bagiye kuzigura mu bapfumu na hehe hose, urumva ni ikibazo. Wowe uri umunyamubiri urondora umunyamwuka gute? Umunyamwuka arondora umunyamwuka. Ego niba ndi umunyamwuka nshobora kureba runaka cyangwa nkumva runaka, nkamenya ngo ibyo ari kuvuga biraturuka ku Mana cyangwa biraturuka kuri shitani, cyangwa se yaravangiwe cyangwa aracyarimo neza. Ego kuko hari n'abantu bavangirwa, si igitangaza. Yarasanzwe ahanura, yerekwa, akora ibitangaza, agira ute, Satani akamwinjirira agasigara abona iyerekwa ripfuye, agasigara yivugira iby'amarangamutima ye, agasigara muri make Mwuka Wera akigendera, agasigarira aho ngaho. Hari umwami byabayeho, Sawuli, Imana yari yaramwujije Mwuka Wera kugira musobanukirwe neza. Arangije aho kugira ngo akore iby'Imana yamutegetse, arangije yikorera ibye. Irangije Imana irazimukuraho Mwuka Wera wayo, imwoherereza umwuka mubi. Hanyuma ngo akazajya ahangwaho n'abadayimoni, akavuza induru, agasakuza ngo hanyuma Dawidi niwe wamucurangiraga inanga. Hanyuma ngo abo badayimoni bamuteye iyo myuka ikamuvamo, hanyuma agacururuka akongera akaba muzima. Kubera iki? Hari igihe Mwuka Wera agenda bitewe n'uko n'imyitwarire yawe n'iki byose nuko, cyangwa n'uko utamuha umwanya, cyangwa n'uko adakora. Hari abantu bagira impano bakazicarana ntibazikoreshe nuko. Hanyuma rero ubwo murabyumva abanyempano, namwe kari agaciyemo. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane bantu mugumye kubana natwe, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ahantu hose igihugu cyose waba urimo. Reka mvuge ngo ukuboko k'Uwiteka kugumye kugushigikire, kandi Mwuka Wera agumye abe ku buzima bwawe, kandi abatari bamuhabwa namwe mumusabe, kubera ko ni umugabane twahawe. Cyangwa se Petero asobanurira abari bamaze gukizwa, baramubaza batese twewe byagenda gute kugira ngo natwe tumuhabwe. Aravuga ati isezerano si iryacu twenyine, ni iryacu n'iry'abana banyu namwe n'abandi bose bazawuzura. Ntabwo ari twewe tuwuzuye gusa cyangwa tuvuze mu ndimi, n'abandi bazawuzura. Ariko abantu bo bakivugira ngo Mwuka Wera ngo ntukiriho. Abawukuraho rero ntabwo mbizi, Imana yo mu ijuru bababarire. Reka aricyo mbasabira. Imana iduhaye amavuta yo kubasengera, abarwayi bagakira, abadayimoni bakabarekura, indwara zitandukanye zigahagarikwa, zikava ku buzima bwa buri umwe wese. Umva ibyifuzo by'abantu tukabisengera bigasubizwa, imirimo n'ibitangaza. Mbonye Imana inkoresha ibikomeye, indwara zikomeye zananiranye. Abantu bavuga batese birashoboka ko zakira, baragiye kwa muganga impande zose byaranze, baraguze imiti, barageze gute bikanga, nabasengera bagakira. Mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mbonye ababashwe n'abadayimoni babarekura. Haleluya. Mbonye haleluya abohererezwa amahembe, musengera ihembe rikamurekura. Kubera iki? Hari imbaraga z'Imana. Ukeneye kumva